uwo mugabo mumbwiye mwamuzi hatuye ko numva ngiye sigara mu kibazo kwa pasiteri duzamuka gahanda kanga ukarigera kugeza kwa pasiteri yitwa nde yitwa Rupaca pasiteri Rupaca iki dushaka se ntabwo mwafasha ngo mungezeyo wakwaye kwa pasiteri Rupaca zamuka kuri gahanda ubundi we nabo mugenzi wacu wowe umukozi w'Imana mbabwire egeze mu tobo nka Rupaca ko muzi ko twari inshuti na mbere yaba nashoboje ari rukorera izayina hakurangira oya imvugo sheri karame mugabo mwiza ubu rero ngiye nsubiye mu kazi arega uyu mutwanyi ntabwo ari wa Tamironi ko noneho ko ndabasohoye izitukura imfura ya Beneri we ntabwo ari Dodo wayabonye nayabonye hako rero urabyumva nawe aya mafaranga inambere umanza ugurimo agafiriti n'akanyama akanya mfata kuko nisubiraho none aho amaze iminsi ndi kurukanga cyane ndi kugashaka rero ubu ngubu wakuja kuguramo akanyama n'ibirayi ugateka agafiriti kwa Rupaca tukajya agafiriti akira ubu noneho ubaye umugabo utagisaba igikoma iyi firiti n'inyama ndabifiritiza ku buryo uzavuga uti n'undi munsi ufite umugore ubaruta Imana isigaye gukora ubu noneho rero ntabwo ukikoreye idegede nta nubwo ari Watermelon ubu noneho uri mutware numva se Imana yawe icubahiro ako se ahubwo ubundi usigaye ukoreye Mana yamaye akazi keza akaheze ko mbona ubyuka ukambara ikote ukajyana na Bibiliya ni ukuvuga ubutumwa genda nigisha ijambo ry'Imana ntabwo utuburira abantu oya ntabwo ari ugutubura ubutumwa umuntu afite ubutumwa utanga ntazi nawe utazi ubwo ariko madamu ntabwo Imana yandemeye kubaho gutyo gusa nk'ishuri iteye mu murima Imana ishobora byose aya mafaranga ndayariye ariko Imana ifasha abatarayakuye mu bantu batuburira madamu reka nze ubwire umuntu arafata umurama w'amashu arafata umurima w'amashu agatera ishu rigakura ruri mu bumbe niba gufunga twanga bagufunze tayi nzigira nzaba nari ifiriti ariko madamu Yesu ntabwo yabyemera kabisa kuvuga Yesu Kristo ntabwo Yesu yabyemera amafaranga nkanezero reka nze nkubwire gato bicara mugenda arajya mu murimo wanjye aya mafaranga umpaye uyakura he ko buri gitondo uzindukana ka Bibiliya ukazana amafaranga ko ubukene bwavuzaga ubuhuha kwa Rupaca irivuga butumwa yaruyoboye ko mbere hose washobora kuritanga reka wibuke ko icyo gihe umubwenga butari bwakaje kandi Imana ihora yigisha buri mugaragu wayo iteka ryose ko umutwe wamenya ubwenge bakubwire rero Rupaca nibyo pe uraduhahiye uduhaye amafaranga turanezerewe n'abana turi burye ariko nanone kurira ku mugayo si byiza ubu munsi baje kunkomangira hano ku gipangu bavuga ngo Rupaca n'umutubuzi yaradutuburiye uzihangane winyukirwe wenyine arega nta mukozi w'Imana bafata kucyo nta umukozi w'Imana niba nari kubwiriza Imana ese wibwira ko umukozi w'Imana avuga atanga ese wibwira ko atarya uwo mwuka yawukura hehe abunga mu bitafari cyangwa se wumva ari amabuye nabo bazi neza ko umukozi w'Imana arya bazi neza ko imodoka agendamo wari uzi ko ngenda no mu modoka umva rero nkubwire bazi neza ko iyo modoka inywa lisansi ibyo bintu ntacyo bintwaye yego gusa birabibyuya ntibiba amaraso kandi abagore nimwe muzana imivumo mu rugo kandi Imana yatanze umugisha ayo magambo uri gutongera umukozi w'Imana ntabwo ariyo reka ngo uheshe umugisha nawe ujye mu kazi nuko reka ribe njira Yesu ashimwe Masuze pastor ni meza turaho rwose nimwicara ariko wari usanzwe agiye niwe mwicaye yego naho mutware we yaragiye mu ivugabutumwa oya hari ibintu nshaka kumubwira pastor umaze uteze Imana turaho muraho yeze neza rwose Mase pastor tuciye mu nzira ngufi twumvikanye nk'abantu nyine nk'uko uri umukozi w'Imana rero tukira aho ngaho urukunca mu maso ntabwo ndi kukumenya neza ntabwo uri kunyibuka urinde uturutse hehe ubu ntabwo uri kunyibuka yewe reka ngira ibyo mba nteguraho gakeya oya banze reka wumve hari ikibazo ntabwo gihari ntabwo ndi kukumenya pe pasiteri yego ugize gutya uraje urekeye umutwe ngo uri pasiteri muhaye amafaranga yanjye ngo ndaza gusenga mu rusengero rwanyu urwo rusengero ntabwo rubaho
uri pasiteri w'ikiwani wampa amafaranga yanjye bitaraba nabi. nk'izina Utumye n'inywera inzoga abajama bakaza kundeba ngo nijye mu kabari kunywa inzoga nkabyanga nabaye umurokore. Abakobwa bita twavuganaga nino zabo narazisibye. Ngiye kujya mu nzira y'Imana. Kumbi inzira uri kungeramo nawe nayuze. haleluya Imana ihabwe Aho yavana umunyanga aho ngaho. ni ukuri kuba warakijijwe Shaka amafaranga yanjye. Shaka amafaranga yanjye. ijambo ry'Imana riravuga Nta kintu mubwira ngo shaka amafaranga. Madam, uyu mugabo wawe ni pasiteri cyane. Nese amafaranga yamuhaye muguriki. Umuntu yarase arambwira ngo ni pasiteri aramanurira ngo ngiye gupfa ngo ngiye gukora impanuka Imana ibintuyeho ariko ntabwo wapfuye arambwira ngo ni nanga ituro gishimwe urumva ko Imana inkuye ibyo byose bigiye kumba mu 2020 none ayo mafaranga ndayashaka urumva ko ibyo ntabwo yari ukuri kuko ni wapfuye bantu nyumve sikiriza unasikia pipi tenafite sabale ifatira bantu nyumve biswahili byane ibyo wanzanye hunekera imitwe ngo uri kuvuga indimi amafaranga yanjye neza agira vuba kuri rero amafaranga yacu tega amatwi wa amafaranga yanjye Ariko utanyicira umugabo.